ibicaniro uyu munsi byose utazi biri ku buzima bwawe. Ariyo mpamvu navuze ngo hari byinshi tutazi bitugiraho ingaruka kuko tutabizi, bitunamenye uburyo turwana. Kubera yuko muzi impamvu gatoya nimba munyumva, iyo mu gisirikare mushobora kuba muri hano muri defense yanyu iri hano, ariko umwanzi wanyu ari hano hepfo, mukamara ukwezi mutari mwarwana, mukiri gukoresha kwiga, mukiri kubiga, kuko ushobora kubishoraho utize neza intwaro bafite uburyo bangana bakakurahira. Uri kubyumva neza? Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ushaka ko tumenya, uko kumenya ukaduhesha tuvenga beza cyane kubohoka byiteka. Imana ishimwe cyane, bikaduhesha kubohoka byiteka. Haleluya. Ndashaka twige tubone uburyo tuza gusenga. Turakora icyo bita combat spirituel, intambara yo mu mwuka. Haleluya. Kandi turayikora mu gahe gatoya. Turashaka kuvuga gusenya ibicaniro niyo teme. Dusomere. Murongo wa 25 avuze ngo nuko iryo joro umunsi w'Uwiteka aramubwira ati nuko ijoro ry'uwo munsi aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya, wende n'iya kabiri imaze imyaka 7 iri tuyitinda ngo tuyivuge n'ifite igisobanuro gikomeye. Maze usandaze igicaniro, so yubakiye Bayali, utebe Ashera. Please gatoya, Isa yubakiye Bayali. Ushobora kugira ingaruka, kuba mu ngaruka z'ibyo utakoze wowe, byakozwe na so cyangwa sogokuru wawe cyangwa bene wanyu cyangwa se sogokuruza cyangwa braza cyangwa undi muntu, ukisanga uri gusafaringa ingaruka z'ibyo utazi. Niyo mpamvu nagize ngo Uwiteka we udukore ku maso, udukore ku bwenge. Haleluya. Dusobanukirwe neza, kuko uyu munsi hari ibintu biri burangize. Forever and ever ku buzima bwawe. Ngo usenye iso yubatse. Iki gicaniro cyagize ingaruka ku Bisirayeli bose cyane. Cyarubatswe na se wande wa Gideyoni. Uteme Ashera, kandi ntugire Bayali gusa, na Ashera hafi yacu, na Ashera nawe yitemagure. Uyu munsi irakuraho ibicaniro n'ibyayishamikiyeho byose. Amen cyane. Hari igihe ibicaniro bidutera abantu bakabyishamikiraho nabo kutugirira nabi. Ntabwo babyumva vrema, bakigira Ashera, bakabyiyomeka, tukarwana n'igicaniro. Babona igicaniro turwana nacyo cyenda kutumaramo umwuka, uretse ko bitakunda kuko ijambo yavuze tuvuga Imana cyane biri hejuru y'ibicaniro. Abantu bakiyomeka kuri Bayali. sinibyo byose ndashaka kuyifasha kugira ngo dutagaga. Ugasanga ufite igicaniro cy'ubukene, ariko ikagira abantu baza kucyenyegeza bavuga ati amen. Ntabwo bakora birirwa na Bibiliya. Izo ni za Ashera, nazo ziratemagura. Haleluya. Imana munyumve muri Kristo Yesu. Maze wubakire Uwiteka Imana yawe. Maze rero igicaniro cya Ashera nitugikuraho, hari ubwoko bubiri bw'ibicaniro gira tuvuge. Hari igicaniro cya Ashera na Bayali, cyangwa se igicaniro cy'abadayimoni, cyangwa igicaniro cyo mu isi y'umwuka. Iyo tumaze kugisenya ni itegeko, ugomba guhita wubaka. Tuvenga bene. Amina.
igicaniro kindi cya kabiri cy'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ihabwe icyubahiro. Mana we ntabwo mwanyumvishe nuko nyuma muranyumva bwira mugenzi ngo turasenya niturangiza twubake. Niko yabwiye Yeremiya aramubwiye ngo uzasenya ariko uzanubaka. Turi buwiti. Haleluya. Amen. Turasenya Bayali, turasenya Shera, duhite twubaka igicaniro. Haleluya. Uwiteka Imana Nyiringabo. Amen. Kugira ngo ejo hatazagira n'undi uza akatumenyera kiyoberanye. Abera turi kumwe barahari. Haleluya. maze bakira Uwiteka Imana yawe igicaniro maze wubakira Uwiteka Imana yawe igicaniro kukanunga hubatsweho igihome ubyitondeye kubatse kandi noneho Mana iby'umwami ni byiza ubyitondeye icya Satani ugisenye. Ibicaniro bashizeho muri family ndaje mbivugeho mu kanya bisenywe ariko noneho nitugera kubaka igicaniro tumera nka Eliya turabatu uyu munsi bimenyekana tugenda bene cyane turahuza amabuye n'andi imiryango yacu ahure twari igihe ugira ibicaniro by'inkomo kandi ibicaniro ntibitinya iminsi wabwirije. Ibicaniro n'ibijya bitinya ko tumaze igihe tuvuga kuri teza. Ndakurahiye ariko niturangiza tugega bene cyane turubaka igicaniro bavana kandi turubaka igicaniro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo ku buryo umuntu wese urajya ukibona najya no kuroga avuga ati oya hari umuriro udakorwa. kandi wende imfizi ya kabiri ugitambeho igitambo cyotswa utange igitambo cyoswa ucyokeshe inkwi za Asheri. Use mbivuge wa Asheri buryo nawe uri buteme Asheri uri buteme niyo komeza gatoya kiratinda kubera igihe. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ariko yabikoze nijoro nk'uyu munsi nyine amasaha ntiyatinyutse kubikora ku manywa kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abantu n'abatuye muri uwo mudugudu kuko bubahiga iyo hari ibintu bazi ngo bitazavaho ku buzima bwacu barabizi. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo vraiment kare bari mu museke gato icyamba tukiva mwaya materaniro nibabyuka babone. Haleluya. Nimba ngiriye Uwiteka umutima. Haleluya. Icyama Haleluya. Umudugudu umenya ko Asheri umenya ko Bayali itakiriho. Nimba ngugire umugisha. Haleluya. Icyama aba bantu mugaca mu gitondo hari ikintu kimenyekana. Ayi ndabyumvise aho ngaho. Mu gitondo kare basanga igicaniro cya Bali gisandaye na Ashera yari hafi yacyo yaguye n'imfizi ya kabiri n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Ibintu bigiye kubakwa none aha ngaha. Barabazanya bati ninde wakoze ibi?
barabaririza barabibaririza bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko aba muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati sohora umuhungu wawe apfe kuko yasandaje igicaniro cya Bayali. ndabizi isi y'umwijima iri gutitira kuko ni kwitera agatema Ashera. ndabizi neza aho babikoreye babimenye ko twabatatse. niba uri mu mubiri n'ubyumva ariko mw'isi y'umwuka turi gukora barabizi bamaze kubimenya. tugiye kubambura abantu, tugiye kubambura iby'Imana yakuvuzeho. bagiye bafatira igihe kirekire tugana mena cyane. Haleluya. Yowasi agatema Ashera yari hafi yacu. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati umva rero, murashaka kuburanira Bayali cyangwa murashaka kumukiza? ati ushaka kumuburanira ahubwo ushaka kukugarura mu kibazo bamwice hakiri kare. uwo nguwo arahura n'akaga. niba ari Imana niyiburanire. niba ari Imana niyiburanire kuko basandaje igicaniro cyayo. niba ari Imana nicyo cyatumye Yowasi yita Gideyoni Yerubali. avuga ati Bayali we nimurege kuko yasandaje igicaniro cyayo. Haleluya. Haleluya. Ndafashijwe. icyo bita igicaniro n'iki? icyo bita devoir ya auture cyangwa y'igicaniro. igicaniro donc intego y'igicaniro ku buzima bwawe cyangwa mu isi ni iki? umurimo wawe. bavuga ko igicaniro devoir yacyo c'est donner l'autorisation. umurimo w'igicaniro ni ugutanga uburenganzira. c'est donner l'autorisation gutanga uburenganzira dans le monde invisible ku isi itaboneka kugira ngo wowe uri mu isi iboneka uhure n'ibibazo. c'est donner l'autorisation. ni ugutanga uburenganzira. c'est donner l'autorisation de continuité. ni ugutanga uburenganzira bukomeza cyangwa se la discontinuité. cyangwa se buzagenda busimburana. reka nkubwize ukuri, igicaniro kiragenda kigafata amahirwe yawe. igicaniro ntikivugana nawe, kivugana naho uri kujya. je vais vous donner l'exemple. igicaniro kivugana na bose nijoro akazinduka kwirukana nta mpamvu. avuga bosi nakoze iki nakoze. kumbe igicaniro kiri kureklama mu bicaniro basizeho, bavuze ko nta muntu wo muri famiye yawe uzarenga iyo dimension. babona ugiye gutera intambwe bagahita bareklama, bakavuga ngo hagomba kubaho discontinuité, agomba kugarukira agasiga hasi. noneho ugasanga mu by'ukuri unyirukanye kubera igicaniro kijya kireklama. Imana ikavugana nawe kuzajya mu ndege ukajya hanze, ariko igicaniro wamara kuvana pasiporo igicaniro kikarekara, kuko igicaniro kigira icyo bita ijwi, kiravuga kigatanga autorisation, kikavuga ngo mumugarurire hafi haregeremeye. hawi wagiye mu ndege hawi wawe
Pasikari wagiye mu unubyumvisha noneho ariko Bayali arasenyuka noneho turebe uzaburanira Bayali ninde ko tugiye kumusenya turamwambura visa yawe yaheze mu birere. Haleluya. Ukagira progress, ukajya Nyabugogo ugacuruza imbuto zikaguhira, ukagura ikibanza. Noneho kubera ko mu muryango w'iwanyu hari igicaniro cy'uruzerero, wagira ngo ujye kubaka bagahita bareklama. Ninde wamubwiye Kazuba? Ninde wavuze Kazuba? Ahubwo bahamuye icyumba cy'ibanza wabo bacuruza gatanu. Cyangwa itahazi impamvu ituma na cya kibanza kigurisha. Yihuse. Abantu bakakuba. N'ikibanza ukabura kigurishije. Bari barakibona. Subira mu gatanu. Reka mabwire. Nababwiye ngo ibyo tutarwana nabyo tutareba bifite imbaraga zikomeye cyane. Ariko uyu munsi Bayali twenga mera cyane. Na shera bafatikanije. Uyu munsi turabasenya mu izina ryawe. Hagiye kubaho kubohoka guteye ubwoba. Haleluya. Ukuri sukubabishi turababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Sukubastimira, sukubakoraho, sukubafrapa. Mu gisirikare tubwita igitamaduni, si igitamaduni. Ibyo bicaniro rero umuntu akaza akakwishimira akavuga ati abana bawe bose bampe nzabishuriza, yakishyura ukwezi kumwe ibicaniro bigategwa ngo nta mwana wigeze wiga ngo agere kuri kapasite. Uriya muntu nakomeza kwishyura abo bana bazarenga umurongo w'igicaniro, igahita isanga wavu ushinya hababara. ariko turabisanga mu izina rya Yesu. Ushinya hababara. aba bana bakiri bato ntibanyumva, ariko turabasengera mu izina rya Yesu. Abacyari bato ntibakumva urugero rw'icyo kintu. Aba harimo abakiri turabyumva bakuru, turabasengera ariko bari kubyumva. Haleluya. Haleluya. Ibyo ni ibicaniro bigenda bishyiraho bariyeri y'ubuzima bwacu. Kandi impamvu reka mbabwize ukuri, ariko Bayali na Ashera uyu munsi barakorwa n'isoni. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abera b'Imana murimo muranyura. Babwira ikintu gikomeye nibwo mwumva le monde invisible uburyo ikomeye cyane. Kuki usa n'iby'Imana, donc ubuzima bwawe buri butandukanye cyane n'iby'Imana ikuvuga. Ibuka ibintu Imana yakuvuze. Uzatera imbere, uzagerayo, uzubaka inzu, uzagaburira abantu, none ni wowe bagaburira. Donc biri different. Igicaniro gihora cyiza. Abera mwana murimo muranyumva abera, murimo muranyumva abera b'Imana. Haleluya. Tugiye gusenya Bayali. Kugeza kugiye uzibesha kaburana mu bukene butugarukeho. Noneho tuzareba. Noneho agati gahuye n'umutsi. Haleluya. Dore aha ni ibicaniro bikorera rero. Icyambere hari cyo bita family altar, igicaniro cyo mu muryango. Inkomoko yaho. Ibi bintu nanjye njya kubivumbura byankozeho. Nge nubatse inzu. Nge nabonye akazi kera, nabaye umwarimu muri segonderi 2009. Niho nigishaga segonderi muri segonderi. Igisere 2009 nari umwana. Nubaka inzu ku Ruyenzi. Ibicaniro birayirekara. Arayitwara. Arahasi. Ibicaniro birayirekara. Ku Ruyenzi rwose sinababesha. Kubica papasi. Ibicaniro birayirekarama. Kandi niba ushaka kumenya ko ibicaniro biri ku buzima bwawe byo mu muryango, urebe nubwo wakijijwe urakara nka bene wanyu badakijijwe. Nubwo wakijijwe usambana nka bene wanyu badakijijwe. Niyo mpamvu niyo uraza gusobanukirwa ko muri bamwe baracyagufite, uri manipule, CCTV kamera zabo zirakureba. Control room, très bien.
kuri kamera zabo baragufite kuri zoom baba kuzuminze urumu barakureba atuye Kacyiru niyo agezeye mu murenge yego ugahita mu mujyi ukajya mu cyaro umujyana Nyagasambu bakoresha icyo bita power of manipulation kamera zabo kumanipira isi y'umwijima ibicanirira aho turi buke ntabwo mva mu mujyi bikoresha icyo bita blood covenant amaraso yabo niba ushaka kumenyera nubwo waje mu rusengero ugakizwa ariko ibicaniro bikigufite karagita yawe ubutanzaza ni igitabo nanditse cyitwa ngo uko uteye kube kwiza kuruta uko usenga kuko uko usenga gushobora gusenya uko uteye gushobora gusenya ibyo wasenga subiramo numva uko uteye ukube kwiza kuruta uko usenga kuko uko uteye gushobora kugukura mu byo wasenga character is more important than charisma and position. Yesu ashimwe cyane. Niba rero ushaka kunyumva ko ibicaniro, iyo ushaka kumenya ko mufite igicaniro, urupfu uri gupfa hano. Nirwo na grand frère wari gupfa Uganda. Ibibazo ni bimwe. Agahinda ni kamwe. Amarira namwe gusenya ni bimwe, amavuta namwe n'igikoto, intambara mu rugo ni zimwe. Ikintu mutandukanye wo gusa nuko wako cyumweru wambara ukajya ku rusengero ariko izina zifite zose murasa nubwo uri smart usa nawe, nubwo ufite amafaranga urushe nkabo. Igicaniro cy'umuryango. Turongera tubatizwa mu kintu. Yesu ashimwe cyane. Igicaniro cy'umuryango. Ibyo byose byakozwe tutazi, biri covenant, biri mu maraso yacu. Uyu munsi tubenda mena cyane. Biravuga ngo igicaniro cyubatswe na se wa Gideyoni, ariko Gideyoni niwe wagisenye. Kuko wubatse igicaniro siwe wategetswe kugisenya. Haleluya. Utegetswe kugisenya uwahishuriye ibanga ry'ibibazo birimo. Utegetswe gusenya igicaniro siwe wacyubatse. Birashoboka yuko ubukene dufite bwaturutse mu masezerano bagiranye iyo dutegetswe Gideyoni we ugomba gusenya iyo generation of prayer. Ibicaniro ntibijya bibasha kumanipira ubugingo, ariko bimanipira fizike. Bongereho ko na Yosuwa yavumye igicaniro, amare kukivuma aravuga ngo nuramuka uzuba kuriya mudugudu azapfusha imfura, naramuka ajya gukinga umuryango umuhereza anugonoke. Abantu batazi amateka baravuga ngo dakaburira we, uyu mudugudu ni mwiza ariko amazi ararura kandi kubinyabwenge Kigali. Umuntu w'Imana waguze ngo ni mumereze imerezo mume n'umuntu, narangije ajya ku isoko aravumura. Haleluya. Twebwe hano ntabwo turi amayetaje turayariramo, twebwe n'itorero ry'umwuka. Hari ukuntu ahita byumva cyane, hitamo akanya akabivuga. Haleluya. Nambara na protokole protokole na liturujia tubwega mena cyane.
ibicaniro byo mu muryango family altars ugasanga twese n'uruzerero barekaranye inzu yanjye barayitwara narafashe miliyoni 15 mu buryo bayitwayemo narafashe miliyoni 15 mwongeye gukora alimentation ndayikora imuhanga nkora alimentation covid biteye kwishura biranga covid ijya kurangira kwishura narayigurishije sinaye muramutunye dukeja inzu iragiye kwi umuntu wayiguze ejo bundi yayigurishije miliyoni 40 wari kuyitunga gutezari gicaniro kivuga ngo monzo ya monzo tazakukontorera mama muranyi Vanessa wagombaga kwiga uburyo bwo kugisenya nibabwira rero mwumve yuko ayino monzo tazakukontorera abana murimo rero nizo uko bakontora yasabaga gushaka igicaniro kivuguruza imana ziwabo kugira ngo abumu Nahora. amavuta Turakumva rwose. ashimwe cyane Ashimwe. Turagukurikiye cyane. ayo hiya Turagukurikiye kabisa. really ibintu biri gusenywe mu isi y'umwuka n'ubu ntibizongera kubaka ukundi ibintu Imana iri busenye none ntibizongera kuba ntabwo bizongera ukaba ukaba umeze neza muri ubu buryo bwo bwa intellectualite ariko bikanga neza cyane igicaniro nyine biradekarama urabyumva neza bene data turakumva cyane urimo muranyumva Cyane. igicaniro cya mbere ni igicaniro cy'umuryango Imana dutandukanye n'iyo covenant None wajyana. munyumva hari ikintu bita indasano yasago imyotso nicyo bita covenant ni ibintu baba barahamirishije amaraso Bereka babwira akantu koroshye cyane aba bana batoya batumva kuko bavukiye i Kigali buriya no kuntu badutumaga nijoro ngo jya gusaba umunyu kwa Yohana ubwo mu buzima busaba umunyu ukazabukomezanya i Kigali Hawuzana mu giti cyangwa mu gisusi. mu gisusi nijoro saa yine bakakubyutsa ati genda ujye kwa runaka ujya gusaba umunyu ubuzima busaba umunyu ariko ibicaniro mushumba tugiye gusenya byo mu muryango hazagira uburana ngo byongere byubakaho uzabiburana azapfusha ifura amabwiriza ukuri bene Ugerageza. Ushumwereka. cyo nicyo hano harabohoka hano ubukene burarekura abantu uruzerero rurarekura abantu Ewe mwana we. igicaniro cya kabiri nicyo bita aho baterekereraga cyangwa aho bakoreraga igicaniro ha kabiri naho bita nicyo bita marine altar cyangwa se ibicaniro byo mu mazi abantu bakakujyana mu mazi cyo bita marine and rivers altar ibicaniro bakoresha mu mazi bakajyana umwenda wawe bakawutamo ngo uko aya mazi awumanukanye ariko ubuzima bwe buzahora buzerera ugasanga umugezi bakuroshe ngo winjira muri nile nirikinjira muri ose Atlantique Igakomeza papa. ntabwo mubyumva wowe noneho wagira ngo urafatishije hano utari mana ugitangira kwisuganya cya gicaniro cyo mu mazi kikarekara akaboneka imbaraga igukomezanya bavuze yuko atazatura Kacyiru ngo ahabe kubera iki amaze kuhatura kikaba kirarekarana cyarekarama hakaza ibitekerezo byinshi muri wowe ukaza kwibona wavuye Kacyiru ukibona wagiye aho ukibona wagiye aho ubwo buzima ibintu byose batanze mu isi y'amazi bakatujyana mu mazi cyangwa marine and river altars abandi bajyanye amabuye bashugunya mu mazi ngo nk'uko ririya buye ritakivana
mu mazi ariko ubuzima bwe butazigera buva hariya hantu. Izo mbaraga zose tuvuge ngo amena cyane. Iyo bayari irasenywa kandi ntizibuka ukundi, bizagaruka ukundi. muzi ibintu bituma muraho bene data, muraho bene data. Ibicaniro ibyo bakoresheje mu mazi birekura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Kiri gicaniro cyo bita mountain and hills. Ngiye gukira nabyumvise. Ibicaniro byo kudusozi no kutununga. Udusozi no kutununga ibyo bicaniro biraza. Nayo mpamvu Eliya yababwiye ngo sha turabizi ko mutubohera ku misozi, namwe nimuzamuke tuzamuka abariho duhurira nange duhurire yo basenyereyo. Bifashisha imisozi badusenya. Nawe aravuga ati noneho tujyeyo turangirizeyo bwera. Tuvuge ngo amena cyane. Tuje kurangiza ibyakorewe ku misozi. Reka mbabwira akantu k'ubwenge. Tekereza muri karitsiye yaho wavukiye, wenda hirya y'abaturutse iriya. Uzi ko hari amafaranga udashobora gutunga kuko ku musozi w'iwanyu nta wigeze uyatunga kubera ibicaniro byahakorewe. Turabicika mu izina rya Yesu. Turabicika. Bakamureba bakamanyikira bakavuga okay mu kagari ko kwa runaka mu mudugudu n'uyu mwisi nta wigeze n'umwe, nta n'umwe wigeze arenga aha hantu. None ku yajyayo arajyayo ko harenze. Ibicaniro biravuga birarekarama bikakurekarama. Iyo bikurekarama bishobora guhita binateza icyo bita reforme. Yego, reforme abakora mu kazi wenda ka leta, reforme ni igihe bavuga ngo aba bantu aba n'aba tubaye tubagabanyije zero qualification, kubera ko igicaniro kirwa ngo nturenga nawe ugafata inzira ukagana. Wowe ukabyita ko ari reka nkubwire, uzi ko mwebwe abashatse twe dukwiye gusenga cyane kuko ibicaniro bijya bihura. Umugore wakazana iby'iwabo nawe ukazana iby'iwawe mukava. Kuko abantu bose bakica akazana iby'iyakomoka ugahuza nawe ibyaba bitakoroheye. mwese mugahuza imisaraba. Murimo muranyumva neza? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana turengere. Bicaniro by'iwabo waho washatse birahura bigakora bigashimana n'iby'iwanyu bigakora mariage mundi bikaguhuriza kimwe twagicika ikindi kikakurekarama. Kimwe wakinaniza ikindi kikabyuka, kimwe wagicogoza ikindi kigahembera ikindi. Ariko turizewe gicike mu izina rya Yesu. Birashimana oya bigomba gucika mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nibanga nabaganiraga nabari. Are you take it serious? Yes. Mubifashe seriye? Yeah. Imana ibahumugisha. Tuvuze ngo ibicaniro byo kudusozi bibe neutralized. Tununga Ibyo kutununga mountain and hills bibe neutralized. Tuvuge ngo amena cyane. amen. Ibyo kudusozi no kutununga ibyo bakoze tutazi ibyo bicaniro tubisenye mu izina uyu munsi bimenyekane ariko binamenyekane ko nawe wabohotse.
amaboko yanyu abohoke mu izina rya Yesu. Be blessed. Kabisa. The negative impact mu bintu bigoye cyane batumisha bene data. Imana ishobora kukubwira ngo jya mu murimo wowe, ariko umugore wawe ntabwo ari umutumishi, why not atajya gucuruza? Nibura bazi ko uri mu murimo, wowe uri mu murimo watumwe, uwo mu bana wari gukora iki? uwo mu kuvuye kubwiriza, uwo mu bana ari gukora iki? You need to think on that. Please be serious. Turashaka ngo nimba Imana yaragutumye ugira icyo bita behind support. Uriya muzi impamvu umuntu ashobora kuba umugore ariko atari umufasha. Yawe umugore iyo uri umugore utari umufasha uganira n'umugabo gusa mugapfa ubundi kuko ntacyo winjiza. Iyo nayo ni indi topic. Uburyo ushobora kuba umugore ariko utari iki umufasha, kuko impamvu byitwa a helper. Gufasha ni ugutanga ikintu runaka, merci beaucoup, ni ukuzana kuri table. Yego, ariko uzi kuba umuntu ari kugikwa ukamuhamagara kuri telefone ngo umunyu washize, ntubasha no kugura umunyu. Uri umugore urabyara ariko nturi umufasha kuko ntubasha no gutanga umunyu. Abarokore ntabwo mubanyumva, reka tubisimbuke twigendere. Mushumba ushobora kuba a wife but not a helper. Iki cyumba wengiyemo kibayishurire batimenya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu mvuze brother, mwebwe mwanyumvishe cyane, abafasha bacu tubasengere, tubega mena cyane. Nujya kuvuga ubutumwa bugesera, ntusigarane impungenge, ntusigarane impungenge zuko bari murice. Abafasha tubega mena cyane, bafite capacity yo kuba bagura umuceri tudahari. Batumishi nibyo siko bimeze twaratumwe. Imana ibarinde kubana n'abagabo ahubwo ibahe kubana. Yesu ashimwe cyane. Are you getting the point? Mama muranyumva neza? Yesu abaho umugisha cyane. Yesu abaho umugisha cyane. Abamama baraha, mwami Yesu. Abamama gusa, mwami Yesu. Uyu munsi undenze kuba umugore, uko nashingiwe mu murenge, ngashingirwa mu itorero, untera inkunga, mbe umufasha, ntanga umusaruro mu muryango nashatsemo. Mwami Yesu, hindura ayo mateka, ibiganza byanjye byuzuzemo umugisha. N'umugisha umugabo wanjye atabona, uwuzuze mu biganza byanjye. Ngira isoko y'umunezero. Amen. Niyo mpamvu bavuga ngo umugore wiyo ngo abyuka. Tugiye kasoze rero kubera natinze we tuvuze igicaniro cyo kudusozi no kumi, hakaba icyo bita market place altar. Market place altar ni ibicaniro birwanya abacuruzi. Kandi muzi impamvu bishobora bera b'Imana. Ibicaniro birwanya abacuruzi. Ushize nabahaye akantu k'aka example ndababwira ngo kubw'igicaniro n'imbaraga zacyo umuntu acuruza tevere akarusha inyungu ucuruza kegari cyane. Acuruza tevere kubera imbaraga z'igicaniro yizeye. abantu bagaparikiwe ngo bari kugura tevere. Abagabo bagaparemera tukajya ku isambusa aho ikoma mu maranye. izi mavuze ariko izi one isambusa
ukabona abantu kandi uko tudashobora you don't get the point. Igicaniro kirwanya cyo bita market place altars, igicaniro kirwanya abacuruzi. Muhera kuri dimension imwe, ariko abantu bacuruza n'abifuza gucuruza uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo turabahesha umugisha. Haleluya. Ibicaniro byose bishaka kubasubiza inyuma. Aho gucururiza hari abazinduka saa 9 barahawe amazi ya Tanganyika bagacisha ku miryango yabo. Hari abahawe bitewe n'ibicaniro bizeye n'ibyo bakoreramo. Hari n'abaza bakavuga ati mugende mu mushakire ivu ry'aha hantu mujye munyanyagiza ku iseta. Iseta yawe ikagenda ikuma neza, kijya ushyiramo bitumuka. ibyo ni ibica ushyiramo Bitumuka. intoryi zigatukurira kandi none ikibikubwira ukashyira botike wayivamo wumye neza. Undi muntu w'ikantarange yaza agashyira muri mwe mu mezo mu nzimwe nta cyahindutse, agashyiramo bya bindi wakoraga murimo muranyumva neza, bikagenda bikumbuka bagatonda umurongo. Harimo abantu bifuza gucuruza, harimo n'abacuruzi. Tuvuga ngo amina cyane. Uyu munsi ni umunsi wo kubohoka kwayo. Uyu munsi ni umunsi w'ibicaniro byose. Imana ivugana nawe ibintu bikomeye, ivugana nawe Dubai, ikavugana nawe kuzaba ucuruza. Ugomba kugerayo mu izina rya Yesu. Icyo se nimucyumvishe? Mwacyumvishe cyane. Ikindi cya nyuma ubundi bareke mutabe ntituzabivuge. Cyo bita polygamous altars cyangwa se imbaraga za divorce. Bicaniro bya divorce. Ibicaniro biteza divorce, hatred. Ukabusa neza, umeze neza, umugabo mwisura ntayibone. Hatred kandi iyo iriganje cyane. Cyo bita polygamous. Umuntu no mu nzu y'Imana dore aho bibera akaga. Dore mu nzu y'Imana aho bibera akaga. Nta divorce ku bwa titre afite, nta divorce kuko ari prophet, nta divorce kuko afite icyo akora mu rusengero, ariko akudivorce muri monde invisible. Mugahuzwa na responsibility ariko nta rukundo rugira. Ibicaniro bisenya imiryango. Mu yandi magambo, ukamutunga mu rugo iwawe ariko hari undi umuha byinshi. Mundebye na ukamutunga mu nzu ariko hari undi umuha byinshi. kayabona ibisamo bwawe. Ese mubona yewe ndi umutoza? Gane wa mugora ati ntago bisaba ko byose na tronovisi yayikoresha. Je ntago na tronovisi bishe umwitozo trend kandi wanyawo pe brother sindiyo. Tumwitozo pe bitari byo kubeshya. Tubwiye kuburi uko byumva neza. Mubona abantu b'abagore bari muri gym, iyo dutoza training ya gym mu bintu baba barabagore nagabanya inda nke, ntago nta kintu. Hari abandi bantu bakoze inda igabanuke ariko ubona ko umugabo wareba nakora iki. Bara bose suko bakunda sport, barimo bararwana n'ibinyenyanza. Yongera mbone mfite inda nk'iya kera, yongera mbone ndi smart. Ubona bari kubaza ngo trainer ngo inda yagabanuka iti. Ibi bintu byavaho biti. Mugira se ngo ni neza reka zo gukunda sport. Sport niba ari ikintu kivuna sport ibamo. Uri kubyumva neza? Hanyuma rero umuntu murabiseka ariko ndashaka kubwira ngo uyu mwuka urekure.
nibiza uyu mwuka urekure mu izina rya Yesu. Wongere urekure imiryango y'itorero, abantu babane mu mahoro mu izina rya Yesu. Urukundo rwongere. Siko Sipiriyani yaririmbye urukundo rwongere. Yego urukundo rwongere mu miryango. Mwakira ijambo ry'Imana. Nyemerere dusenyera ibicaniro tugiye kubisenya. Siko bimeze. aho niho ruzingi Ndaje gukora ibyo ku misozi, isengo z'ibicaniro by'abakijyanye mu mva, simatari vueve ordazi, ibyo bajyanye mu mva, amazina y'abantu ariyo, ibyo byose Yesu bagashingura ubuzima bwawe, bagashingura izina ryawe, bagashingura ifoto. kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ibicaniro biri ku buzima bwawe. Icya mbere, do you notice the chain of mystery? Kubura amahirwe mu byo ugerageje byose. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ibicaniro, Icya mbere cy'uko ibicaniro by'abazimu biri ku buzima bwawe. Kubura amahirwe y'icyo ugerageje cyose, kubura amahirwe mu byo ugezemo byose. iyo ugezemo byose ukabura amahirwe, Chance wapi? Ukagerageza ugakora ikizamini ukagera kuri at the end neza, kazashiduka umwanya waragiyemo. Kubura amahirwe mu byo ugerageza byose, kandi ukabona ibyo waburiyemo amahirwe abandi bageze ute. Twasi kimwe kigaragaza ko igicaniro kigufiteho ububasha. Tugiye kubisenya mu izina rya Yesu. Ikindi, do you see extremely profit in less hard working? Gukora cyane ugacoka ariko umusaruro wapi kaba kurusha. ubwiyusha kuya pe ukagerageza ariko umusaruro kawubura. murimo muranyumva bene data? Ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko ibicaniro bikuriho, urimo urahangana. Ibimenyetso by'uko nyine hari ibicaniro biri ku buzima bwawe. Uri kubyumva neza? Ikindi, do you see failure at the edge of gutsindwa, ugatsindwa mu mpande zose. Ibumoso ugatsindwa, wagerageza inyanya ugatsindwa, wagerageza kubyuka saa 9 nk'abandi mujye kwa Mutangana ugatsindwa, wagerageza dodo ugatsindwa, wagerageza urugo ugatsindwa, wagerageza warambagiza bakakwanga. Spirit of faith, gutsindwa muri domene zose, gutsindwa ukagaragaza utsinzwe. Menya ko uwo mwuka uri ku buzima bwawe, gutsindwa ibihe byose. Kandi umva ukuntu Bibiliya ivuga, iriya ngo tuvuge ko abo bantu bo bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Muri Yesaya, bazaba imitwe ntibazaba imirizo, bazatuguzaho ntituzaba guzaho. none kuki binyuranye? Kandi ikimenyetso cy'ibyo bicaniro nyine. Kubana kandi are you constantly harassed by witchcraft power? Kubabazwa n'imbaraga z'amarozi, amahembe, kubabazwa n'ibyo bintu gahora bikubabaza kakugiraho ububasha. haza yo promotion billion story. Imana ikavuga promosiyo ariko yayivuga bagapromotinga abandi ugasigara. niko bimeze. bakabura n'impamvu ituma batavuga yari umuntu mwiza ariko mwe mumuretse muzamushyira ku rutonde ubutaha. ubutaha bugahora ari ubutaha. Promotion kaba story, ubutaha bugahora ari ubutaha. promotion abandi bagapromotinga. Kandi Imana twasenga ikavuga ngo mwana wanjye ndakuzamuye, ko tutazamuka noneho, ariko noneho bayari we wowe utuma abantu b'Imana batazamuka. Turamusenya n'abana bawe bazamuka, promotion yawe ibeho mwiza, progress. Ikindi kigaragaza ko iyo si gukontorora. Ikindi, have you discovered that anywhere you go your presence is attracted by hatred? Icyangiro, icyangiro, hatred, icyangiro cy'abazimu, umwuka wo kwanga. uri mwiza Kwangwa mu bitandukanye, umuntu ashaka kuvuga kwanga ariko ukabona n'icyo uvuze imbere ye. yes, kandi iyo uri meaningless ntabwo ushobora kuba blessed.
kugira ngo have umugisha n'umuntu ukakubona nk'umuntu udasanzwe. Nibyo rwose. Muri bo muranyuma berera akambira abatumisha kaka the concern with them. It's for us. Sibyo? Kuba hatred yigisha neza. Ariko muri blessed. Yes. Shaneza ariko maze akaza undi muntu akavuga ubusa bakamurunda amafaranga. Why not? N'abakontaki bakamuhereza. avuze ubusa Akaza umuntu akababesha yigishije ibintu bimeze nk'ibitanafatika. Umuntu yigeze atubwira turi Kanombe yivuga gusa baraha batuba tuziranye mwese abesha Shangiro. ntabwo wabesha hano iyitere uyu yakavuga ati ahura tubeshe rwose. Twa turi Kanombe umugabo aratubwira ati haleluya ati haleluya ati haleluya ati haleluya haleluya ubundi mutera nyinshi nyine kuko Yesu yaduhaye liberté ariko ubundi ziba muri 2027 zonyine. Hanyuma murabona neza aratubwira ati muhaguruka mwese turahaguruka ati kiriya gihana ni murebe Kanombe turebayo twese ati hano ati amen ati mwese mutarana ati amen ati zirindwi turazitera ati numvishijwe irimbira ngo mwese murinde kuri twese twari tugiye Mwajya hese ubuho. izo amafaranga bamuhaye hari umuhungu ndaza kumubabwira mwatu yavuze umusaraba neza yavuze imbabazi zituruka ku musaraba arazivuga neza ataha nta n'igicera nta n'igihumbi bamuhaye ariko w'icyocere yavuze umusaraba w'icyocere bamurundaho inoti. bamuhaye amafaranga turatira Komana we ndavuga ariko Imana iturengere mayindi yanjye ibintu by'ibisigaratongo gusa. isaba nyine kumbwira ibintu biri tangible. Ndareba umuhungu wacu sha wahano umuhungu wacu wahano kuri paruwasi yaravuze neza imbaraga z'umusaraba kumubabwira azivuga neza pe arazivuga neza ku buryo umuntu wavuga ati mbonye umusaraba wa Yesu ataha nta n'igiceri. Uwatwurije indege twese n'abadafite icyo ngicyo bamurunzeho amafaranga n'abatagira na resepasi abatagira na CPG aburiza indege. hari icyo bita to discover anywhere you go your presence attracted by hatred. Icyangiro kive ku buzima bwacu bizina igikundiro gikingura imiryango. Haleluya Amen. igikundiro gikingura imiryango ifunze. Iyo rero izi mbaraga zikuriho haza icyangiro wowe kugira utakibona ukaba ufashwe nk'umuntu nyine utafite icyavuze. Ikindi gukora business igahora ihomba. Abantu bakoze business zihomba ni ikimenyetso cy'uko ibicaniro byatatse marketplace location altars. Ibyo bicaniro byageze ariko uyu munsi ibindi bishora Imana igiye kuba. Amen cyane. Amen. Shoka ko ntazagaruka hano vuba ariko munyumve mbasengera Imana. Niba n'igishoro nta n'icyo ufite ne t'inquiète pas. Niba nta n'igishoro ufite ne t'inquiète pas. Il est tout puissant. Ni omnipotent, omniprésent, omniscient. Uva ifite byose. Turakuremera igishoro mu izina. Isi y'umwuka iratanga ikindi gishoro. Amen. Haleluya. Amen. Ari kugirirwe neza n'Imana. Amen. Guhorana uburwayi budashira. Ikindi cyanyuma kuba mu buzima bw'ubwoba. Guhorana ubwoba bw'ubuzima. Ku buryo niyo waba ufite stock mu nzu ugira ubwoba bw'uko nibishira uko bizagenda. Umva ntiwadaho umuceri uhagije. Ubwoba ku buryo niyo waba wahaze none bigushira mu nda kubera ibibazo by'uburyo ejo musonga bizagira. Ibyo Umva ntiwadaho umuceri uhagije guteka. Digestion yihuta cyane kubera imitekerereze n'ubwoba. Ntudaha ufite stock ariko ufite ubwoba bw'inzara. Kandi tujya gusoma ijambo rwangu ko yariri uyu munsi niki ariko kubera izi mbaraga ziri ku buzima bagabanye uwo muceri ngo ni mwinshi. sinshoshe noneho. Ikindi
gukora, do you always desire to do right things? Kwifuza gukora ibyiza ariko ukibona hehe? Nakiri ijambo ry'Imana. Twese dusenye ibyo bicaniro. Aba bahesha umugisha babaciye amazi. Niko bimeze. Dangote yubaha umukozi w'Imana. Dangote araonaringa amavuta. Wow. Aravuga ngo sinshobora kugenda muri VIP. Sinagenda muri VIP. Ugende muri public. Gende muri economy. Wowe with exchange. Byazamuka. Uje muri VIP. Muri VIP ngende muri public. Ngo bese ni deho sara muhindukirira. Baramushumba ngukore mu ntoki. Ngaramuhindukirira aramubwira ngo uhereye none. Ubutunzi bwawe isizabumenye. Dangote ntabwo yari afite ubutunzi isi yose izi. Yari akishakisha nk'abandi bose. Baramubwira ngo muhungu wanjye. Haleluya. Amina. Uko wubasha amavuta. Aha. Ukaba wubasha Imana indimu. Transfer. Tujye ko cyo bita spiritual transfer. Isi yose izamenya izina ryawe kandi ntuzigere ujya hasi ukundi. Kugeza n'izi saha muri Nigeria Dangote kwisi ari muri Dangote yubatse amazina menshi. Uwo numwe babwira ndagira ngo ndibabwire ngo bizere Imana tugiye gusenga. Ibi bintu sindisenge agenda sengana na mushumba. Sibyo bene data? Hari amavuta bari abantu barekura twe tudafitiye ububasha. Murimo muranyumva neza? L'une des choses qui est grave, nous twebwe abaprofete dufata iby'abashumba tugashaka kubikora. You will fail totally. Kuko ayo mavuta nturayagera. Buriya no kwihanisha. Hari ibyaha twe tutemere kwihanisha abantu. Biba bigomba gukenera. Niyo mpamvu usanga imyuka y'ibyaha by'abantu benshi igishobora batumisha. Kuko bagiye ku rwego rutari urwabo. Yubaha transfer. Yumva gikomeye ubahe transfer. Yabwa tujya kwa mushumba. Mugende kwa mushumba. Kanga transfer biremewe. Cyo kubyizirika. Biragatsira. Uwambaje niyo wigeze uvuga ati hari ibyaha utakwiye gusengera bishoborwa na Yesu n'abashumba. Yes. Murizera Imana yadutumye. Yezera. Muratubona n'Imana isumba byose. Yego. Bibakorere mu izina rya Yesu. Imbaraga ziturimo zirabahesha ubuzima. Imbaraga ziturimo zibasha kukwimura zikakujyana muri Yesu. Ntabwo tubishidikanyaho nimutanabyizera ibikorere ko yaduhamagaye. Ijoro mutatakaje umwanya wawe ahubwo mwaje imbere y'Imana isumba. Dangwa uriya gwira umushumba wiga ndetse ni dehosa yigeze ashaka gukoresha igiterane sitade yuzuye hahita ko aba match ya Nigeria na Cote d'Ivoire. Minisitiri w'imikino aravuga ngo bavana abantu muri stade ngo ndako bavana abantu mu giterane bajya muri stade kureba umupira. Mbese ni dehosa aravuga ngo uwo mupira ntabwo uzaba nimba mutaretse igiterane kimwe. Aravuga ngo ndabitegetse babirengaho haguye imvura itabaho. Abasore baramurize Imana kakazi kaboneka murize Imana ko yakishura amadeni tugiye gusenya ibicana. Iyo byakigomba kukuvaho
urwo ruzerero rugomba kukurekura. Haleluya, haleluya, karandiko kukurekura. Bakubujije kwiga barabyanze neza, isi ibicanirira byabo uraguhesha umugisha urenza abizi. Gira intege z'abana wanyu badakijijwe, turagukura iyo hirya. Haleluya, mubanze munyizeze kuko mugende muvuga ngo twatinze. ntabwo tubivuga Utinze tubyumvikane. Ufite iyo ngingimira naze hano tumuha amafaranga turayateranya, avuga ati ngewe narakaye mwanterereje. Watsinda reba akanyobwa ngewe rwose nashakaga kujya kuri TikTok natinze mumperekeze ntituyamuha ariko abatinganye na Yesu urabizi ibyo twariye si ibyo abana bacu bagomba kurya, ibyo twizemo siko bagomba kwiga. Abana bacu bagomba kwiga bavuga urufaransa neza, bavuga urwongereza neza, turabohereza kirikiri, turabohereza buriki, turabohereza ugiye kuziza Pawulo yandikiye ab'Ikorinto kugira ngo ibahe nk'uko ubutunzi bwayo buri muri Kristo Yesu. Ikibazo cya Entire city with the Hello, profita basi. Unopini mwanzora. Mshumba wake. Tara sinifa. Hello, profita basi. Hello. Tala kosinema. Bila ngone senema. Tulimenye. Imenyekane kuwiteka rero. Ibibazo bigoye cyo ngaho nimuguze dore umukiza araje, nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami, muri bene se bose bimuha icyubahiro. Haleluya, niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Iyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara.